banyarwandakazi, inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba, turabasuhuje. Turi kuwa mbere tariki 16 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2019. Inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba, uyu munsi turagira ngo tubamenyeshe ko tugiye kujya tubategurira ikindi kiganiro. Ni ikiganiro gishyashya kizajya cyunganira ikiganiro cyitwa biza tubireba tugaceceka. Icyo kiganiro rero twagihaye inyito igira iti: menya kandi usobanukirwe neza FPR icyo ari cyo. Banyarwandakazi, icyo nicyo kiganiro twabahitiyemo muzajya mwumva kabiri mu cyumweru, nk'uko twabibabwiye kizajya cyunganira biza tubireba tugaceceka. Ndatekereza ko benshi muri mwebwe mukimara kumva inyito y'ikiganiro, benshi muri mwebwe mwakwibaza mutese arashaka kutwigishiriza iki FPR, kubera ko nzi ko benshi mu banyarwanda kuri ubu ngubu bafite imisonga n'agahinda batewe na FPR, bakaba batagishaka no kuyumva mu matwi yabo. Ariko ndagira ngo mbibutse yuko iyo misonga n'ako gahinda benshi mufite byaturutse ahanini cyane ku kudasobanukirwa FPR. Ntekereza ko benshi mu banyarwanda iyo bayimenya neza hakiri kare, ntago bari kugira ibibazo bafite kuri ubu ngubu, cyangwa se niyo bajya kubigira byari kuba ari bikeya ugereranyije n'ibiriho kuri kino gihe. Banyarwandakazi, ubwo rero nicyo kiganiro tugiye kuganiraho uyu munsi. Nk'uko twabibabwiye, twavuze ko cyitwa menya kandi usobanukirwe neza FPR inkotanyi. Inshuti muduteze amatwi, jyewe uzajya ubagezaho iki kiganiro mfite byinshi nzi ku muryango wa FPR inkotanyi, ariko si byinshi cyane, si na byose. Ni nayo mpamvu muri kino kiganiro tuzagerageza kujya tugenda twifashisha bamwe na bamwe mu bantu babaye muri FPR inkotanyi, cyane cyane abiyemeje kuvuga ukuri gusesuye badaciye ku ruhande. Muti rero impamvu ni iyihe wahisemo kudukorera ikiganiro cyitwa gutyo? Impamvu ni uko mu myaka 25 ishize FPR inkotanyi iyoboye u Rwanda, nasanze FPR ari ubwiru bukomeye, ubwiru buhishwe benshi, kandi ubwiru mu by'ukuri udashobora kumenya ngo ubusobanukirwe neza utabubwiwe, utabwigishijwe n'abantu bayizi neza. Inshuti muduteze amatwi, nk'uko nabivuze, hari benshi ahari bumva yuko iki kiganiro menya kandi usobanukirwe neza FPR kidakwiriye kubaho. Ndabizi neza ko hari benshi badashaka kucyumva, ariko ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe. Umunsi umwe nigeze kujya gusenga mu rusengero rumwe, noneho umupasiteri wari bubwirize kuri uwo munsi ageze imbere kuri alitari aravuga ati: uyu munsi nabateguriye icyigisho cyo kubigisha shitani. Mu by'ukuri akivuga gutyo abakristo benshi barikanze, ndetse bamwe baranivovota mu majwi yumvikana, bivovota bagira bati aje kutwigisha satani kugira ngo itumarire iki, yatubwiye Imana, ku buryo bamwe ndetse basohotse. Ariko uwo mupasiteri abonye hari abasigaye aravuga ati: reka mwebwe mbabwire impamvu nahisemo kubigisha shitani. Arababwira ati: burya umukristo mu buzima bwe bwose ahora arwana na shitani, niwe bahora bahanganye. Kandi mu by'ukuri ntabwo ushobora kurwana n'umuntu cyangwa n'ikintu utazi. Habe n'abasirikare bagiye ku rugamba, kugira ngo urugamba rubagendekere neza, babanza gukora iperereza, bakagenzura neza, bakamenya imbaraga z'umuntu barwana. Hanyuma bamara kuzimenya, bamaze kumenya intwaro afite, bamaze kumenya umubare w'abasirikare afite, bamaze kumenya ibirindiro bye aho biri, nibwo nabo bategura izindi ntwaro zikomeye, nibwo bategura umubare uhagije w'abasirikare kandi b'abahanga, nibwo nabo bamenya aho bagenda binjirira kugira ngo batagwa mu birindiro by'umwanzi. Hanyuma uwo mupasiteri aravuga ati: rero ni byiza ko niba uri umukirisitu ukaba ugomba kurwanya satani, ni byiza ko urwanya satani umuzi neza. Ati kuko umukirisitu utazi satani azagirana ibibazo n'Imana ibihe byose, kandi habe n'uwo satani azamutera ibibazo igihe cyose.
umupasiteri mu kwisobanura jye numvishe yisobanuye neza, bituma ntega amatwi kugira ngo numve icyigisho cye, kandi nyuma jye naje gusanga koko bikwiriye ko umukristo nyamukristo amenya Satani icyo ari cyo. Icyo nicyo kimwe mu byatumye dutekereza kuzajya tubategurira ikiganiro cyitwa ngo menya kandi usobanukirwe neza FPR Inkotanyi. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni uko benshi mu banyarwanda bimaze kugaragara ko batayizi, kuko kugeza uyu munsi iyo uvuze ngo FPR Inkotanyi usanga benshi mu banyarwanda barifata nk'aho ari ishyaka ry'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, bakumva ko umututsi wese ari ngombwa ko aba muri FPR Inkotanyi. Kabone niyo yaza karahira akirenga akavuga ati sinyibamo, naho yafata inzemba akikebagura, ariko ugasanga hari abantu bavuga bati yakwikebagura yagira gute, mumenye ko ririya ari ishyaka ry'abatutsi bose, nta mututsi utari bamwe. Ikindi nuko iyo uvuze ngo FPR Inkotanyi hari abandi bayifata nk'agatsiko k'abatutsi bavuye mu gihugu cya Uganda. Impamvu ibibatera irumvikana nuko mu by'ukuri iki kintu cyiswe FPR Inkotanyi cyatangiriye mu gihugu cya Uganda kandi kinashingwa na bamwe bo mu bwoko bw'abatutsi bari barahungiye mu gihugu cya Uganda. Indi mpamvu ibatera kuvuga yuko FPR Inkotanyi ari agatsiko k'abatutsi bavuye Uganda nuko mu gihe FPR Inkotanyi yari imaze gufata ubutegetsi, wasangaga umuntu wese wavuye Uganda yikoma mu gatuza akumva ko ahantu ari, nubwo yaba ari mu bantu 1000, ari ukwiriye kugira ijambo, kugeza ubwo wasangaga ibikorwa byakozwe n'abandi banyarwanda babaye muri FPR byirengagizwa, ahubwo ugasanga abo bantu bitwaga ngo ni ba from Uganda aribo bafite ijambo. Ibyo rero nibyo byatumye bamwe mu banyarwanda bagira urujijo rwo kuzajya bibeshya ko FPR Inkotanyi ari agatsiko k'abatutsi bose bavuye Uganda. Hari abandi kandi bayifashe cyangwa se bayumva nk'umuryango w'abanyarwanda, nk'ikintu gihuriweho n'abanyarwanda bose, kuko yo ubwayo yaje ivuga ko ari umuryango w'abanyarwanda, kandi mu mvugo bikigishwa cyane ku buryo hari abanyarwanda benshi babyishyizemo, baravuga bati rwose tubonye umuryango w'abanyarwanda. Ntabwo ari benshi cyane ariko barahari, bitewe n'abandi bantu bagize icyo kintu cyitwa FPR, noneho ugasanga baribwira ko ari umuryango w'abanyarwanda, nyamara ntabwo ariko biri, ntabwo ari umuryango w'abanyarwanda. Hari abandi bantu bajya bafata FPR nk'ishyaka rya politiki, nk'uko wavuga amashyaka yose yaba yo mu Rwanda cyangwa yo hanze, amashyaka aharanira ubutegetsi, kuyobora igihugu, bakayifata uko nguko bakumva ko ari ishyaka rya politiki. Nyamara mu biganiro tuzagenda dukora, mu byo tuzaganiraho, abanyarwanda benshi bazasobanukirwa ko FPR Inkotanyi atari ishyaka rya politiki. Nshuti muduteze amatwi, ni ngombwa ko tuganira kandi tukamenya byinshi kuri FPR, kuko ubu FPR Inkotanyi niyo iyoboye igihugu cy'u Rwanda, kandi igihugu cy'u Rwanda si icyayo, igihugu cy'u Rwanda ni icy'abanyarwanda. Ni ngombwa rero ko abanyarwanda bamenya icyo kintu kibayoboye ni igiki, kibagiraho izihe nyungu, kibagiraho ikihe gihombo, ni izihe ngaruka kibatera mu buzima bwabo. Kuko FPR Inkotanyi y'ubwayo irabyivugira ikavuga iti ni twebwe moteri y'iki gihugu, ni twebwe musemburo w'ibikorwa byose muri iki gihugu. Ariko nk'uko tubivuga, abantu benshi ntibayizi, ariko muri kino kiganiro bazayisobanukirwa. Hari abandi bantu bajya bafata FPR Inkotanyi nka kampani bwite ya Perezida Kagame n'umuryango we, ndetse benshi muri bo bikabatera kuyitega iminsi, bavuga bati ibyo ari byo byose uyu munsi Kagame apfuye na FPR yararipfuye, Kagame avuye ku butegetsi na FPR yavaho. Ugasanga nuko nguko babyibwira, ariko nabyo si byo. Nshuti muduteze amatwi, uramutse ubitekereza muri ubwo buryo, waba urimo kwitiranya FPR Inkotanyi na MRND, ariko ntabwo ari bimwe, ntabwo ababishinze ari bamwe, nta nubwo intego zabyo ari zimwe. Kwibeshya rero ko wenda uko Habyarimana yapfuye na MRND bagahita basenyukana, ari nako FPR bizagenda ngo Kagame navaho, bigaragaza ko ubitekereza atyo ntabwo azi neza FPR icyo ari cyo. Muri bino biganiro nabyo tuzabirebera hamwe, abanyarwanda bazasobanukirwa neza ko FPR Inkotanyi ari ikintu kinini cyane kirenze Kagame,
kidafite aho gihuriye n'ubushobozi bwa Kagame, haba mu bitekerezo, haba mu mbaraga zisanzwe, haba mu buryo bw'amafaranga. Ntabwo FPR ari kampani ya Kagame. Ababitekereza gutyo nabo mpamya ko bibeshye. Tuzajya inama, tuzabiganiraho, ariko nzi neza ko abenshi muri mwe muzabona ko FPR Inkotanyi ari ikintu kirenze Kagame, kinini cyane kurenga Kagame, ku buryo udashobora gutinyuka kuvuga ko Kagame aramutse avuyeho none cyangwa agapfa, yaba azize indwara cyangwa yaba yishwe cyangwa yaba azize impanuka, ntabwo rwose bitwemerera ko kuvuga ko FPR nayo yahita isenyuka. Ibyo ngibyo tuzabisobanukirwa muri kino kiganiro. Hari abandi bantu bajya bafata FPR Inkotanyi nk'ikintu gikomeye cyane birenze urugero, kugeza ubwo banatekereza bakavuga bati ubanza n'Imana yo mu ijuru yamanuka itashobora FPR, itayikura ku butegetsi, itayivana mu mitwe y'Abanyarwanda. Hari abandi bantu babitekereza gutyo, ndetse ibyo bikabatera gukora amakosa menshi cyane, yuzuye ubuhemu, yuzuye mbega ni ibintu byinshi cyane bene abo bantu batekereza gutyo bakora, kubera kwibeshya ko FPR ari ikintu gikomeye cyane kizahoraho iteka ryose, ku buryo n'Imana yo mu ijuru yamanuka itagikuraho. Abo nabo tuzaganira nabo, tubereke uburyo FPR ikomeyemo, ariko tunabereke uburyo FPR ishobora kuvaho. Irakomeye ariko ntabwo ikomeye nk'uko babyibwira, ku buryo byabatera gukora amakosa no guhemuka no kuyitekereza nk'ikintu kizabaho iteka ryose. Ibyo nibitumara kubiganiraho, nibwira ko benshi mu Banyarwanda bazasobanukirwa neza FPR, hanyuma bakaba Abanyarwanda nyabanyarwanda aho kuba Abanyarwanda ba FPR. Ikindi gice cy'Abanyarwanda ni igice cy'Abanyarwanda bibwira ko FPR ari akantu koroshye cyane, ku buryo kuyirwanya no kuyikura ku butegetsi ari nko gukubita cyangwa kwirukana akabwa k'umusega. Bakumva yuko ari biroroshye. Ni nayo mpamvu abantu benshi uzasanga bagwa mu mutego cyangwa bakagwa mu bibazo batari biteguye, kubera ko batekereje FPR nk'akabwa k'umusega bashobora kunyuzaho akanyafu kakagenda kabwejagura. Ibi nabyo tuzabiganira maze basobanukirwe uburyo FPR atari nka bene ako kabwa, ko kuyirwanya no kuyikura ku butegetsi bishoboka, ariko nanone nta muntu ukwiriye kuyifata nk'uko wafata inkoni ngo uyikubita akantu k'akabwa k'umuhari kirukanke kagende kabwejagura. Ntabwo ari uko bimeze. Hari ikindi gice cy'Abanyarwanda cyafashe FPR nk'umubyeyi, umubyeyi wabagiriye ku bise, ku buryo ahora abafitiye imisonga, ku buryo ahora abafitiye impuhwe, bakayifata gutyo, bakayibeshyaho gutyo. Ariko FPR Inkotanyi nitumara kuyiganiraho neza, icyo gice cy'Abanyarwanda nacyo kizasobanukirwa neza ko FPR atari umubyeyi wabo. Bazasobanukirwa ko FPR nta misonga ibafitiye, bazasobanukirwa ko FPR nta mpuhwe ibafitiye. Nshuti muduteze amatwi, muri ibi biganiro tuzakora kuri FPR ntabwo tuzaba tugamije kubwira Abanyarwanda ngo mwese nimuve kuri FPR. Oya, ntabwo ari cyo tugamije. Icyo tugamije ni ugusobanurira Abanyarwanda FPR icyo ari cyo, bakakimenya. Kuko hari abantu bagikurikiye buhumyi, bakijyamo batabanjije kureba, uyu munsi kikaba kibafiteho ingaruka. Hari abandi bantu bakirwanyije buhumyi, batabanjije kureba icyo barwanya icyo ari cyo, noneho ugasanga birabazanira ibibazo bitoroshye. Impamvu nziza rero yo gusobanukirwa FPR icyo ari cyo nuko uzayimenya maze wihitiremo, uvuga uti nyigiyemo, wigemo neza, uzi inyungu uzakuramo n'igihombo uzakuramo. Nuko uzavuga uti nge ngiye kuyirwanya, uyirwanya uzi neza ko hari inyungu cyangwa igihombo uzakuramo, ariko atari ukuyijyamo buhumyi cyangwa ngo uyirwanye buhumyi. Icyo nicyo tugamije, kuko Umunyarwanda namara gusobanukirwa neza FPR icyo ari cyo, azihitiramo. Erega tujye tumenya ko aya mashyaka ya politike,
aba bantu baza batubwiriza ibintu baba bameze nka FPR cyangwa iki, mu by'ukuri nta kindi kintu kidasanzwe baba barushanya, ariko buri wese araza akajya imbere y'abantu akababwira ibye, bakagira umwanya wo kumushungura bakamwumva. Abigisha Christianisme bakaza bakigisha, umuntu akihitiramo akavuga ati njye ndumva ngiye kuba umukristo. Abigisha Isilamu bakaza bakigisha, umuntu akumva akihitiramo akavuga ati njye ngiye kuba umuyisilamu. Ariko impamvu twahisemo kubigisha FPR nuko tuzi ko hari abantu bayigiyemo bayizi, hari n'abayigiyemo batayizi, hakaba n'abayigiyemo ku itegeko, ariko abo bose bakaba bafite uburenganzira bwo kuyimenya. FPR twababwiye ko ari ubwiru bukomeye ku buryo ntishobora kukwibwira. Tuzabaha ikaze muri kino kiganiro uwo yakoreye neza avuga ibyiza yamukoreye, ariko n'uwo yakoreye bibi avuga ibyo yamukoreye. Icyo tuzaba tugamije ni ukugira gute? Ni ukumenya neza FPR. Tukiri muri iki kiganiro, tangira wibaze wowe ku giti cyawe niba uyirimo. Mu by'ukuri urayizi neza? Uko wayigezemo urakuzi? Uzi ibyigamije, haba yo ku giti cyayo cyangwa ku gihugu cy'u Rwanda? Wowe se uyirwanya urayizi neza? Mu by'ukuri uzi icyo urwanya? Tangira wibaze ibyo bibazo, noneho ibiganiro tuzakora bizagufasha gusobanukirwa neza icyo ushyigikiye cyangwa icyo urwanya icyo ari cyo. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, ntabwo turi bujye guhera mu myaka ya kera cyane, ariko turahera kuri FPR igihe yashingiwe, turebe nuko umuntu ayigeramo, uburyo aba umuyoboke wayo. Hanyuma ubutaha tuzagenda turebera hamwe uburyo yashinzwe, abayishinze, icyo bari bagamije, uko ihagaze uyu munsi. Turebe niba uko yashinzwe icyo gihe ibyo yari igambiriye ari byo irimo ikora uyu munsi. Mbese tuzagira igihe gihagije cyo kuyiga tuyisobanukirwe. Nshuti muduteze amatwi, tubibutse ko ikiganiro twakise ngo menya kandi usobanukirwe neza FPR Inkotanyi. FPR Inkotanyi yashinzwe mu mwaka wa 1987, ishingwa na bamwe mu banyarwanda bari mu gihugu cya Uganda. Ishingwa isimbuye irindi shyaka ryari ryayibanjirije, ryari ryariswe RANU. Nyuma y'uko FPR ishinzwe, yagize intego yiha y'ibyo izakora. Muri ibyo ngibyo turavugamo icyuko yagombaga kwegeranya abanyarwanda b'impunzi bari mu bihugu bikikije u Rwanda cyangwa se n'ibindi byakure, akaba ari bo bayibera abayoboke. Ariko tubibutse ko kuba benshi muri abo banyarwanda barayibereye abayoboke bitavuze ko bayizi neza. Ikindi nuko itagombaga gukorera mu mahanga, kuzaguma mu mahanga. Yagombaga kuzataha, igatahana n'abo banyarwanda, hanyuma igafata ubutegetsi mu Rwanda, ikayobora igihugu. Kandi ibyo yabigezeho. Ibyo ni bikeya tuvuze mu byo yari igendereye ishingwa, cyangwa se icyo abayishinze bari bagendereye. Ariko nkuko tuzabibona mu bindi biganiro, ni byinshi cyane ku buryo kugeza uyu munsi bigoye cyane umuntu utaragize uruhare, utaragize umwanya uhagije wo kuyigaho, utarigeze ayibamo, utarigeze akora cyangwa se ngo abe mu Rwanda mu gihe FPR yari hari. Mbega muri rusange bigoye abanyarwanda benshi cyane ku buryo n'abari bayirimo bitwaga ko bayizi, biyumvaga nk'abayizi. Uyu munsi yababereye urujijo ku buryo nabo ubwabo bajya birirwa bibaza ngo mbese ni FPR twashinze cyangwa ni ikindi kintu. Ariko muri ibi biganiro bishobora kuzagera kuri episode 100, tuzarebera hamwe FPR icyo ari cyo. Tuzifashisha uburyo bwose bushoboka, tuzifashisha abantu bose bashoboka, ariko abanyarwanda basobanukirwe neza FPR icyo ari cyo, maze bahitemo kuyijyamo cyangwa gukomeza kuyibamo, cyangwa se bahitemo kuyivamo no kuyirwanya. Inshuti muduteze amatwi, reka muri kano kanya turebere hamwe uko umuntu aba umunyamuryango cyangwa se aba umuyoboke w'iki kintu cyiswe FPR Inkotanyi. Mu gutangira, mbere y'uko tubyinjiramo cyane, ndagira ngo mbabwire ko nta muntu uhejwe muri FPR Inkotanyi. Ndagira ngo mbabwire ko nta muntu uhejwe muri FPR Inkotanyi keretse uyirwanya gusa, utemera imikorere yayo. Niwe wenyine
utemerewe kuyibamo. Muri FPR ushobora kujyamo uri umujura ruharwa wa wundi wibye agahera akiri umwana akiba, agatangira yiba udusafuriya n'ibiyiko n'imbabura zaraye hanze, agakomeza yiba atera za gatarina ku mazu cyangwa agatobora amazu, agakomeza yiba kugeza ubwo azaterura ikese ya leta cyangwa se ikigega cya leta, agakomeza yiba ku buryo ashobora no gushyira u Rwanda ku isoko karugurisha. Umuntu uteye gutyo nawe yemerewe kuba muri FPR. Muri FPR ushobora kuyibamo niyo waba uri umwicanyi, umwe wica akica n'umwana ukiri urusoro mu nda ya nyina. Kwicana rwose uburyo bwose waba ubikoramo, icyo si icyaha kikubuza kuba muri FPR Inkotanyi. Mbese izo ni ingero ntanze, ariko nta ngeso n'imwe mbi ishobora kukubuza kuba muri FPR Inkotanyi. Ikintu cyonyine cyakubuza kuyibamo ni ukuba utemera amahame yayo kandi ukaba uyirwanya. Hari abatayemera ariko ntibayirwanye bakayibamo. Impamvu ishobora gutuma utayibamo gusa ni ukuba utayemera kandi ukanayirwanya. Ariko ibindi byose uko waba uteye kose wajya muri FPR ukayibamo. Ni ukuvuga ko abamambure cyangwa se abayoboke FPR igomba kubabona byanze bikunze, kuko irafunguye rwose kuri buri muntu wese uzashaka kuyijyamo. Ariko mbere yo kuyijyamo ugomba kubanza ukayimenya, ugomba kubanza ukayiga, ukayisobanukirwa. Nshuti muduteze amatwi, reka rero tubabwire ko kujya muri FPR ushobora kuyijyamo kubera ko ubyifuje ku giti cyawe, ushobora kuyijyamo ari uko yo iguhamagaje ikagusensibiliza, ushobora no kuyijyamo kandi ku itegeko. Mbega icyo dukunze kuvuga ngo wanze ukunze, ko ubu abanyarwanda benshi bamaze kuyijyamo kandi atari uko bashakaga kuyijyamo. Ariko reka turebe rero mu gihe cyo kuyinjiramo. Icya mbere ni uko umunyarwanda wese ugiye kujya muri FPR Inkotanyi agomba kubanza kurahira. Twihuse rero reka tubanze dusome iyi ndahiro ya FPR Inkotanyi abayijyamo cyangwa se abayiyobotse barahira. Indahiro iragira iti: kuri iyi ntambwe idasubira inyuma, njyewe, ubwo ukivuga izina, hanyuma ugakomeza ugira uti: ndahiriye hagati y'abanyamuryango nemeza ko numvise neza imigabo n'imigambi bya FPR Inkotanyi, yiyemeje guteza imbere kugira ngo buri munyarwanda wese, ari umuto ari umusaza ndetse n'uzavuka mu bihe bizaza, azagire agaciro mu gihugu cye cyangwa se n'ahandi azaba ari hose. Ngira ngo murumva ukuntu aka gaparagrafe ari keza cyane, kuko akangaka nta utakarahira. Katujye kuri paragrafe ikurikiraho: ndahiye neza kandi sezeranye ko ngomba kwifatanya na buri muntu wese uri muri FPR Inkotanyi muri iki gihe no mu gihe kizaza. Nemeje ko ngomba kwiyumvisha ko buri muntu wese uri muri FPR Inkotanyi agomba kurindwa, kugira no kugirwa inama kugira ngo twirinde ibyago byose byagwiririye igihugu cyacu n'abagituye bose. Katubanze turebe uyu murongo wa mbere kuri paragrafe ya kabiri. Mu by'ukuri uyu nyirukurahira ngo azaba arahiriye ko agomba kwifatanya na buri muntu wese uri muri FPR Inkotanyi muri iki gihe no mu bihe bizaza. Abantu bari muri FPR Inkotanyi ntabwo bose ariko ari abantu beza, kimwe nuko bose atariko ari abantu babi. Ariko nimutekereze mu gihe muri FPR Inkotanyi harimo umuntu w'umwicanyi, w'umujura, w'umugambanyi, hanyuma ukarahirira kuzifatanya nawe. Wenda reka tuvuge ko abarimo kuri ubu ngubu ubazi, ariko uyu nyirukurahira aranarahirira yuko n'abazaza mu bihe biri imbere atazi nabwo ngo azifatanya nabo. Ntazi imico yabo, ntazi ikizaba kibazanye, ntazi mu by'ukuri gahunda yabo, ariko nyirukurahira ngo agomba kurahira ko azifatanya n'umuntu wese uri muri FPR Inkotanyi, haba muri icyo gihe arahira no mu gihe kindi kizaza. Katujye ku murongo wa kabiri wa paragrafe ya kabiri: nemeje ko ngomba kwiyumvisha ko buri muntu wese uri muri FPR Inkotanyi agomba kurindwa,
kugira no kugirwa inama kugira ngo twirinde ibyago byose byagwiriye igihugu cyacu n'abagituye bose. Nshuti muduteze amatwi, uyu murongo wa kabiri wo muri paragarafe ya kabiri hari aho bavuga ngo umuntu wese uri muri FPR Inkotanyi agomba kurinda no kurindwa, hakajyamo akitso. Ahangaha umuntu ahita yibaza, mbese utari muri FPR ntagomba kurindwa? Cyangwa se bishatse kuvuga ko ubwo buri munyarwanda wese kugira ngo arindwe agomba kuba ari muri FPR Inkotanyi, ngo kugira ngo twirinde ibyago byose byagwiririye igihugu cyacu n'abagituye bose. Banyarwanda, banyarwandakazi, nimutekereze niba umuntu wo muri FPR ari ugomba kurinda no kurindwa gusa. Ese abantu bo muri FPR bazarinda igihugu cy'u Rwanda bonyine bagishobore? Ese abantu bari muri FPR nibarindwa bonyine, abasigaye bazaba bande? Ariko agace ka nyuma k'umurongo wa kabiri muri paragarafe ya kabiri kagira kati kugira ngo twirinde ibyago byose byagwiririye igihugu cyacu n'abagituye bose. Reka twibaze kuri uyu murongo usoza uvuga ngo kugira ngo twirinde ibyago byose byagwiririye igihugu cyacu n'abagituye bose. Mbese mu by'ukuri iyi FPR, ntabwo mvuga FPR ya bamwe bambaye udupira twanditseho FPR, simvuga abamambure bayo bose, ndavuga ya FPR imwe y'ubwiru bukomeye, imwe tuzarebera hamwe, yemera ko mu by'ukuri ibyago byagwiririye igihugu cy'u Rwanda byagwiririye abanyarwanda bose. Niko ibyemera. Tugiye kureba ibishyirwa mu bikorwa, twasanga mu by'ukuri iyi FPR imwe y'ubwiru tuzagenda twigaho yemera ko akaga kagwiririye u Rwanda kagwiririye abanyarwanda bose. Reka dukomeze tujye kuri paragarafe ya gatatu. Nemeye kandi ko nzafatanya n'abandi kurwanya abanzi b'u Rwanda aho bazaba bari hose. Ndahiriye kandi mu maso y'abanyamuryango ko nzakurikiza amategeko ya FPR Inkotanyi ariho ari nazashingwa. Nzirinda gukora amafuti, guhemuka, kuzarira n'andi makosa yatumye igihugu cyacu kigwa mu icuraburindi. Katujye ku murongo wa mbere wa paragarafe ya gatatu. Nemeye kandi ko nzafatanya n'abandi kurwanya abanzi b'u Rwanda aho bazaba bari hose. Nshuti muduteze amatwi, ndagira ngo dutinde kuri iki kibazo cyiswe abanzi b'u Rwanda. Iyo uganiriye n'abasaza bari mu kigero cy'imyaka nka 80, bakubwira yuko u Rwanda ruratera ntiruterwa. Niyo mvugo abo basaza bakoresha. Iyo mvugo yakoreshejwe mu gihe inkotanyi zateraga, abari bari ku butegetsi barayikoresheje, none n'uyu munsi ababuriho baracyayikoresha. Ubwabo biyemereza ko u Rwanda rutera rudaterwa. Ariko iyi mvugo ikomoka hehe? Iyi mvugo ikomoka muri za ntambara zagiye zibaho zo kwagura u Rwanda, kuko mu by'ukuri izo ntambara zigaragaza yuko abami b'u Rwanda bagiye bagaba ibitero mu bindi bihugu, bakabasha gutsinda, bakabasha kwigarurira utundi dusozi, bakabasha kwigarurira ayandi mami, bakayomeka ku Rwanda rwitwaga urwa Gasabo icyo gihe, akantu karaga rwose kangana na komini imwe cyangwa ebyiri, kugeza ubwo byabyaye u Rwanda rungana kuriya. Kandi bakavuga ko icyo gihe nta kindi gihugu kigeze gitera u Rwanda ngo kirufate cyangwa se ngo kigarurire agace karwo. Ubutaka bw'u Rwanda bwagiye ku bindi bihugu, ni ubutaka bwagiye mu gihe abakoloni bagabanaga Afurika. Nibwo hari igice kimwe cyagiye kuri Uganda, ikindi kijya kuri Kongo, sinzi niba na Tanzania hari cyagiyeho. Ariko mu by'ukuri nta mwami wigeze atera u Rwanda ngo avuge ngo arigarurira u Rwanda arufate. Niyo mpamvu abo basaza ndetse n'uyu munsi iyo mvugo igikoreshwa ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Noneho rero ahangaha FPR muri iyi paragarafe ya gatatu yaravuze ngo nemeye kandi ko nzafatanya n'abandi kurwanya abanzi b'u Rwanda aho bazaba bari hose. Nshuti muduteze amatwi, abenshi mwari muri mu Rwanda murabyibuka inkotanyi zitera, bavuze ko abanzi b'u Rwanda bateye, abanzi b'u Rwanda. Nyamara intambara ije gukomera, babandi bitwaga abanzi b'u Rwanda noneho bahinduka ko ari abanyarwanda babaga i Bugande, ndetse leta yari iriho yemera kugirana imishyikirano n'abo bantu kugira ngo batahe baze mu Rwanda. Ndetse ubutegetsi bwa Habyarimana bwari buriho
butangira gutoza abanyarwanda ko bagomba kuvana mu mutwe wabo ko abo bantu ari abanzi b'u Rwanda. Ariko bitangira abanyarwanda babwirwaga ko abanzi b'u Rwanda baruteye, mu gihe bari abana b'u Rwanda. FPR kuva aho ifatiye ubutegetsi, abantu bayihunze bose bakanga gukorana nayo. Abantu bagiye mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane akorera hanze, bose biswe abanzi b'u Rwanda. Nk'uko twabibonye, kugeza uyu munsi nta mwanzi w'u Rwanda twari twagira utera u Rwanda turutse hanze. U Rwanda ruterwa n'abana barwo biturutse ko ubutegetsi buba buriho buba butashatse kumvikana nabo ku bigendanye n'imiyoborere y'igihugu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi aba FPR yita abanzi b'u Rwanda, ndababwiza ukuri, ntabwo ari u Burundi, ntabwo ari u Bugande, ntabwo ari Kongo, ntabwo ari Tanzania. Ni abanyarwanda ubwabo baba bavuga bati twe turaharanira kugira uburenganzira mu gihugu tugataha. Ariko murabona ko FPR mu kurahiza abantu bayo irababwira iti nimurahirire ko muzarwanya abanzi b'u Rwanda aho bazaba bari hose. Niyo mpamvu uyu munsi FPR ifata abo bantu bayirahiyemo, izo ntore zirirwa zirahiramo, ikazohereza hanze y'u Rwanda kujya guhiga no kwica abanyarwanda batavuga rumwe nayo, kandi ibita ko ari abanzi b'u Rwanda mu gihe ari abana b'u Rwanda. Ariko ndagira ngo nyibwire ko nayo yiswe abanzi b'u Rwanda, kandi uyu munsi ikaba iyoboye u Rwanda. Yitonde rero gukomeza kwita abana b'u Rwanda abanzi b'u Rwanda. Ku murongo wa 2 muri paragrafi ya 3, urahira arahira agira ati ndahiriye kandi mu maso y'abanyamuryango ko nzakurikiza amategeko yose ya FPR Inkotanyi ariho nazashingwa. Shuti muduteze amatwi, ndagira ngo ubungubu turi muri kino kiganiro utangire utekereze kuri iyi ndahiro, cyane cyane kuri uyu murongo wa 2 muri paragrafi ya 3. Ndahiriye kandi mu maso y'aba banyamuryango ko nzakurikiza amategeko yose ya FPR Inkotanyi ariho nazashingwa. Munyarwanda, munyarwandakazi, igihugu kigira amategeko. Amategeko y'igihugu icyo ari cyo cyose, umuturage wacyo wese iyo yamaze kwemezwa akajya mu igazeti ya leta, umuturage wese, umwene gihugu, umunyamahanga ugituyemo, ategetswe kubahiriza ayo mategeko. Ariko ntago byumvikana ukuntu FPR irahiza abantu ibabwira ngo nimurahirire ko muzakurikiza amategeko yose ya FPR Inkotanyi ariho nazashingwa. Amategeko ya FPR Inkotanyi ahabanye n'amategeko ya leta. FPR Inkotanyi ifite amategeko yayo yihariye, usanga arimo n'amategeko ahohotera abantu. None tekereza kurahira ukavuga ngo ndahiriye ko nzayubahiriza yose uko ari, kandi ukongeraho ngo ariho nazashingwa. Azashingwa se ubu mu minsi iri imbere azashingwa uzi ameze ati? None se ko mwese muzi byabaye mu Rwanda, ko muzi ubwicanyi bwahabaye, uburyo abantu bishe abandi, none irakubwira ngo rahirira ko uzubahiriza amategeko yacu yose ngo ariho nazashingwa. Bivuze ko mu minsi iri imbere uzagirana ikibazo na FPR. Uyu munsi ushobora kuba utari wagirana nayo ikibazo, ariko mu minsi iri imbere nibakubwira ngo genda wica umuntu runaka wararahiye indahiro ntumwice, uzagirana na FPR ibibazo. Ejo nibagira gutya bakavuga bati ubu ngubu abaturage bambuwe amasambu yabo tugiye kuyaha abantu bari muri FPR gusa, wowe atari uko nguko ubibona, usibye ko n'ubundi harimo abamaze kuyamburwa. Ariko nuramuka uvuze ngo simbishaka, wenda akaba atari kubibona, uzaba unyuranyije n'amategeko ya FPR, bazakwica. Ni ukuvuga ko rero yewe ku rwanjye ruhande numva umunyarwanda aramutse arahiriye amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, usibye ko nayo bisaba kuyagenzura, ariko byakumvikana byibuza abaye ari amategeko y'igihugu, kuko n'ubundi wayarahirira utarayarahirira uko byagenda kose iyo yamaze kwandikwa abakureba. Ariko siniyumvisha ukuntu ikintu kigizwe n'abantu bangahe bicaye bagagitekerezaho bakavuga uko kizakora nuko bazagishinga nuko bazagikoresha, bicara bakabwira umuntu ngo rahira ko uzagendera ku mategeko yacu yose ariho nazaza. Katujye ku murongo wa 3 muri paragrafi ya 3 haravuga ngo nzirinda gukora amafuti, guhemuka, kuzarira n'andi makosa yatumye igihugu cyacu kigwa mu icuraburindi. Ako rwose ni keza, aka karongo ni keza muri paragrafi ya 3. Nzirinda gukora amafuti ni byiza, nzirinda guhemuka ni byiza, nzirinda kuzarira n'andi makosa yatumye igihugu cyacu kigwa
mu icuraburindi. Ibyo ni byiza kandi ntekereza ko kuri uyu murongo nanjye aho ngaho ndahahagaze. Nanjye nzirinda gukora amafuti, guhemuka, kuzarira n'andi makosa yatumye igihugu cyacu kigwa mu icuraburindi. Uyu murongo ni untera ngewe kugeza uyu munsi kuba ntinyuka guhaguruka nkavuga ibi bintu. Nuko nafashe gahunda yo kwirinda amafuti, kwirinda guhemuka, kwirinda kuzarira n'andi makosa yatumye igihugu cyacu kigwa mu icuraburindi. Reka tujye rero ku gice gikurikiyeho, ari nacyo gikomeye cyane. Haravuga ngo banyamuryango muri hano, ndamuka mpemutse nkoze ibinyuranye n'imigabo, imigambi n'amategeko bigenga FPR Inkotanyi, nzaba mpemukiye buri munyarwanda, nzabambwe nk'umugome wese. Shuti muduteze amatwi, banyarwanda banyarwandakazi, twababwiye ngo tuziga FPR, tuyige kuva ku rwara rwino tuyigeze ku musatsi usumba indi misatsi, ariko abanyarwanda bayimenye bihitiremo. Ujye uyijyamo ubizi neza ko witeguye ibyiza byayo cyangwa se ibibi uzayikuramo. Nawe unyumviriye indahiro, banyamuryango muri hano, nindamuka mpemutse nkoze ibinyuranye n'imigabo n'imigambi n'amategeko bigenga FPR Inkotanyi, nzaba mpemukiye buri munyarwanda. Gute se uzaba uhemukiye FPR? Ariko ntago waba uhemukiye buri munyarwanda gute? Ntago buri munyarwanda ari FPR. Niba ushaka kuba muri FPR ukaba ushaka kuyikorera, rahirira ko ibyo bizakugiraho ingaruka ku giti cyawe na FPR, ariko wivuga ngo urahiriye kuzaba uhemukiye buri munyarwanda, kuko ntabwo umunyarwanda wese agomba kuba FPR. Ariko ikigaragara nuko FPR yamaze gufata abanyarwanda bose ibagira abayo. Niyo mpamvu yashyizaga akantu muri iyi ndahiro. Nuvuga ngo umunyarwanda utazemera no kurahira muri FPR nawe ubwazaba afite ibibazo. Umva uko uyu murongo soza uvuga, nzabambwe nk'umugome wese. Ngaho namwe nimunyumvire. Reka mbabwire, uyu munsi hari abantu bagenda bicwa na FPR batararahiye indahiro. Abo ngabo baba bazize urugomo mu by'ukuri n'ubwicanyi bikorwa n'abantu bo muri FPR. Ariko hari n'abandi babikorerwa bararahiye indahiro. Hari ukwibaza kurimo, ese umuntu warahiye indahiro akayisinyira, mu by'ukuri FPR nimwica nimuhiga azaba arenganye? Niyo mpamvu nge mvuga ngo niba waranavuye muri FPR, jya ku mugaragaro witandukanye nayo 100%, byibuze kugira ngo abantu bamenye neza ko iyi ndahiro wari wararahiye wongeye ukayihakana ku mugaragaro. Byibuze bavuge bati yiyambuye ya ndahiro, nibaramuka bamugiriye nabi azaba arenganye. Ariko niba warasohotse henda ukavuga gusa impunzi FPR, ariko ukagenda ukituriza aho ngaho, cyangwa ukajya mu mahanga ukumva ko guceceka gusa ari byo byaguhesha amahoro, ni hahandi kuva FPR itakubona muri gahunda zayo nk'uko wabirahiye hano, uzagira ibibazo. Ariko wowe nubigira uzaba umeze nka wa muntu wiyahuye cyangwa se wiyishe. Bimwe abanyarwanda bavuga ngo wiyishe ntaririrwa, kuko warabirahiriye. Uvuga ko nuramuka ukoze ibinyuranye n'imigabo, imigambi n'amategeko ya FPR uzaba uhemukiye buri munyarwanda. Muri make uzaba uhemukiye u Rwanda, kandi guhemukira u Rwanda bingana no kwicwa. Muri FPR bingana no kwicwa. Mu bindi bihugu umuntu ashobora guhemukira igihugu cye akajyanwa mu butabera, akaburanishwa, akahanwa n'amategeko, yazarangiza igihano akavamo. Ariko muri FPR yoboye u Rwanda iki gihe, uyirimo uyirahiramo arahirira ko naramuka akoze ibinyuranye n'imigabo n'imigambi amategeko ya FPR azaba ahemukiye u Rwanda, kandi akavuga ngo azabambwe nk'umugome wese. Shuti muduteze amatwi, iyi ndahiro abanyarwanda batari bakeya barayirahiye. Bamwe babikoze babishaka, abandi barahizwa ku ngufu. Ariko mu by'ukuri waba wararahiye ubishaka cyangwa wararahijwe ku ngufu, nzi neza ko abasobanukiwe neza FPR ari bake. Ni bake cyane bashoboka. Abayizi neza, baba bayirahiyemo babishaka cyangwa se batabishaka, ndabizi neza ko ari bake cyane. Ubwo rero nshuti muduteze amatwi, reka ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisoreza ahangaha. Ariko tuvuga ngo tangira wibaza ibi bibazo, ese ko nta muntu udakosa? Ejo nukosa bikitwa kuhemukiye buri munyarwanda, ukabambwa nk'umugome wese nk'uko wabirahiye, uzavuga ko urenganye? Banyarwandakazi, shuti muduteze amatwi, birashoboka ko waba wararahiye indahiro, ariko ni indahiro mbi. Wifatiye inkota ku ijosi, wishyizeho urubanza rw'ubusa, wishyizeho urubanza rudakwiriye. Reka mbere yuko dusoza iki kiganiro nkugira inama.
niba wizera Imana, njya numva ko hari abapasiteri cyangwa se abavugabutumwa ngo bajya bakora ibyo bita deliverance. Uzagende ubabwire iyo nkota wifatiyeho, maze ubabwire bagukorera iyo deliverance, maze ayo magambo wiyatuyeho akuveho. Nurangiza usezere muri FPR uyivemo. Niba kandi utanizera Imana ukaba wizera ibya gakondo, numvishe ko mu Rwanda ngo hasigaye harimo abapfumu n'abaganga ba gakondo. Hari uwo numvisha byivugira witwa ngo ni Rutanga rw'amaboko. Uzagende akugangahure, hanyuma bagukureho urwo rubanza wishyizeho, kuko nta mpamvu yo kugira ngo wifatire inkota ku ijosi wiyatureho amagambo y'urupfu, kandi mu by'ukuri wari ufite uburenganzira bwo kutabikora. Inshuti muduteze amatwi, iki gice cy'uyu munsi kwari ukureba uko umuntu agera muri FPR, uko aba mambure wayo, umuyoboke wayo. Kuvuga ngo rero bayoboke ba FPR cyangwa se abatari bayiyoboka ariko mutekereza kuyiyoboka, iki ni igice cya mbere turebye kugira ngo muyisobanukirwe. Hanyuma uzicare, niwumva mu by'ukuri iyi ndahiro ikubereye, uzagenda uyirahire wibere umuyoboke wa FPR. Niwumva itakubereye, uzicire ku ruhande urebe ukuntu bigenza, kugira ngo urahire ikintu kizagucisha umutwe. Niba kandi waramaze kuyirahira ariko ukaba wumva itakubereye, uzarebe ukuntu bishyira ku mugaragaro, hanyuma urebe ukuntu bigenza. Ariko ngiyi FPR twababwiye igihe yashingiwe, tubabwira uko umuntu aba umuyoboke wayo. Ubutaha tuzareba ibindi bice n'izindi ngingo zizatuma dusobanukirwa neza FPR Inkotanyi. Turasaba ibitekerezo byanyu kugira ngo tumenye niba iki kiganiro tuzagikomeza, kuko birashoboka ko harimo abantu bameze nk'abakristo babwira bati tugiye kubigisha shitani, bagacaho birukanka, kandi mu by'ukuri ntabwo ushobora kurwanya shitani utamenya imikorere ye. Muduhe ibitekerezo kugira ngo tumenye niba iki kiganiro tuzakomeza kujya tukibagezaho, niba mukeneye kuyimenya no kwisobanukirwa, kugira ngo uzashaka kuba umuyoboke wayo azayigemo abizi kandi abishaka, hanyuma uzashaka kuyivamo cyangwa uzaba adashaka kuyibera umuyoboke nawe azabikore ayizi neza, atari ukuyanga gusa ngo kuko yumvishe ngo yakoze ibi, atari ukuyanga gusa ngo nuko uyobowe na runaka. Oya, ntabwo ari cyo tugambiriye. Icyo tugambiriye ni ukukwigisha FPR, hanyuma ubundi ukihitiramo. Nshuti mwari muduteze amatwi, turabashimiye rero. Dusoje ikiganiro cyacu tubasaba gukomeza kuduha ibitekerezo mutwandikira kuri email yacu moranepo@gmail.com, cyangwa muduha ibitekerezo ku rubuga rwacu rwa chaîne ya YouTube. Mwari kumwe na Jeanne Pomsen Mparamusanga. Mugire umunsi mwiza.